umwe muri bati rero abantu mutarajya mu marushanwa ya Rwanda mwibuke ko ejo ari wo munsi wa nyuma icyo gihe zari tariki 8 z'uku kwezi hanyuma rero nyine nabikoze kugira ngo numve nduhutse yego numve nyine mbohotse ko ari ibintu ukunda yego hanyuma njyayo iwacu rero bari mbere y'amarushanwa bafata akavidiyo gato on America round and you can't find a fighter but I promise you this we're gonna walk it out and move. Wamenye ute ko ufite impano ukabikurikira ukaba ushobora kuba waririmba neza bigeze angahe? Iki kibazo rero namye ntegereje ko umunsi umwe bazakimbaza nkabura igisubizo. All your promises are true and happen. You're not a man, you never lie. Blessed be your name, for all your promises are true and happen. You're not a man, you never lie. Inkuru nziza TV. Twongeye kubasuhuza abakunzi b'inkuru nziza TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese, uri mu Rwanda, mu Burundi, East Africa muri rusange. Turabasuhuje cyane uri muri Europe, Amerika na Asia. Imana ikomeze kubana namwe. Iyi ni Inkuru nziza TV, yanjye nkitwa Dieudonné cyangwa ukanyita Impano y'Imana. Hano niba utarakora subscribe ndagusaba kugira ngo uze kwikora, kuko hano niho niba ukunda ijambo ry'Imana uzarihasanga, niba ukunda abantu baririmba uzabahasanga, nukunda kwiga uzahasanga, nukunda ubuhamya butandukanye uzabuhasanga. So ni ukunda ibintu tugiye kukugezaho, kora subscribe ntacyo bitwaye. Duherereye kuri Gigs Garden, herereye ku Gisozi, ahantu habera ibirori bigiye bitandukanye bijyanye n'ubukwe n'amanama agiye atandukanye. Twagenderewe n'umunyempano ukomeye cyane, aragenda abibwira mu buryo butandukanye, ariko ni impano pe, ni impano Imana ihagurukije kugira ngo ikore ibintu bikomeye cyane mu murimo w'Imana ndetse no ku gihugu muri rusange. Yego, tugwaye kaze ku Inkuru nziza. Murakoze cyane. Yegereza ka mikrofone. Amazina nitwa Simonie. Izi byose. Hanyuma ndi umukristo. Iwacu ni Rwamagana. Ndumva bibaye ari ibyo, ibindi byose birajya biza mu kiganiro, uko tuganira biraza. Murajya mumenya gake gake. Tutangize isengesho kugira ngo ibyo tugiye kuvugira ahantu biyoborwe n'Umwuka Wera, kandi n'abazabyakira bazabashe gukorwa ku mutima kuko byayobowe n'Imana. Yego, reka twicishe bugufi dusenge. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi byawe, izina ryawe bw'icyubahiro. Tugushimiye kubw'umuteguro wawe wagennye ku buzima bwacu, ukaba tugejeje amaginga ya Mwami, izina ryawe bw'icyubahiro. Tugushimiye ko twageze hano amahoro, tukaba duhuye byari mu mugambi wawe. Reka rero Mwami, ibyo tugiye kuvugira ahantu biyoborwe nawe, kandi uze kubana natwe, kandi n'abazabyakira Mwami bazakorwe ku mutima, kuko ibyo watunyujijemo byazanwe nawe. Reka rero Mwami ukomeze ubane na buri umwe wese ahereye hose, kandi natwe ahantu ukomeze kuduhesha umugisha kugira ngo ibyo tugiye gutanga bizagende neza. Tubigusabye tukwizeye ku izina rya YESU Christo. Amen. Wambwiye ngo ni Simonie. Simonie, yego. Simonie, natangira nkubaza ngo kumenya Simonie uri we tubona ubu ngubu byanyuze muri rugendo. Kumenya Simonie turi kubona ubu ngubu. Okay. Hari ukuntu uhura n'ibihe. Ibihe bikakugora
hanyuma bikakuvuna. Bibiliya avuga ngo niba ubabaye usenge, hanyuma niba unezerewe uririmbe. Ariko ngewe binkomeza hose ndavuga kuririmba. Niba mbabaye ndasenga, hanyuma namara gusenga nkaririmba nti uko biri kose Yesu araryoshye. Nyuma yo gusenga ariko ndababaye ariko uko biri kose Yesu araryoshye. Rero mw'ibyo bihe hari igihe ibintu biza bigasa nkaho wumva bitakoroheye, ukabona ntago bikoroheye pe. Rero ngiye kubyoroshya ndaririmba. Narabyutse rero biranatangaje, nari nicaye muri salo nijoro, hanyuma njya ku rubuga. Ni urubuga rw'abaririmbyi n'abacuranzi ariko bose bahurira muri gospel. Hanyuma ndavuga ngiye kubaganiriza rero, nubwo mwese mwagiye. Baravuga ati turahari. Umwe muri bati rero abantu mutarajya mu marushanwa ya Rwanda mwibuke ko ejo ari wo munsi wa nyuma. Icyo gihe zari 18 z'uku kwezi. Hanyuma ndavugana ariko reka ejo nzabakorera ikintu cy'ubusazi. Nuko nabivuze ngiye gukora ikintu cy'ubusazi, ejo nzabakorera ikintu cy'ubusazi. Bati sugiye kujyamo, wapi ntago ari byo mvuze. Yamaze ko ejo nzakora ikintu cy'ubusazi. Bivuga nyine barakwiganira kugira ngo dukomeze ibiganiro nyine. Mu gitondo ndongera mbitekerezaho, ntari kubimuza navuze ko ndukora ikintu cy'ubusazi. No kuvuga ikintu utateguye, utiri unatekerezaho cyane ariko ukagikora. Rero nyine nabikoze kugira ngo numve nduhutse. Numve nyine mbohotse ko ari ibintu ukunda. Hanyuma njyayo. Iwacu rero bari baharenze kuko iwacu ni Rwamagana. Amatariki y'abi Rwamagana kugira ngo bajyemo yari yarangiye, arangira nari ndwaye by then. Hanyuma mitanza mu mujyi, ndibaruza, nibarurizaho narindi nyine mu mujyi icyo gihe. Hanyuma wisanga uri bangiye mu marushanwa. Mbere y'amarushanwa bafata akavideyo gato bagashyira kuri Instagram nka reel. Reel rero yaragiye iba reel. Irazenguruka nuko ndi hano. Byari mu mugambi w'Imana cyane rwose ko buriya ntabwo ibintu bipfa kuza gutyo. Buri kintu cyose kiza kubwo impamvu ko umuremyi wacu yaturemye azi mission tujemo. So nicyo cyari igihe rero kugira ngo ube wabyisanga mu yego. Tutaragera aho ngaho, wakuriye mu be ubuzima, wavukiye hehe, ukurira hehe? Navukiye iburengerazuba. Ingerazuba gane mu karere ka Nyamasheke. Hanyuma nkurira Rwamagana. Ngize imyaka ntabwo nibuka neza, hanze hari 9 n'amatara 8 ya Uganda. Uganda ndagiye kuva 2018. Abigaga ubwo bari mu gihembwe cya kabiri cy'icyo gihe apana ibyubu. Bandonge ndagarutse. Hanyuma ukuntu nakuze, papa yari pasiteri. Kuvuga yari nuko ubu ngubu atakiriho. Hanyuma kugaruka mu Rwanda, twagarutse mu Rwanda ari uko atagihari. Ubwo ubuzima ariko buhinduka bugahita bugaha orientation nshyashya. Tugaruka gutyo. Ariko nk'uko babivuze ibintu byose wari umugambi w'Imana. Inzira zayo zirenga 1000. Nicyo kintu nabyutse mbwira abantu kuri WhatsApp muri iki gitondo. Ni hari ubwo akenshi ureba ikintu ukabona ni nk'ikigeragezo, ariko ntabwo ibintu byose burya biba ari ibigeragezo. Bakubwiye ngo ushake inzira 20 zo gukemura ikibazo, wowe kugira ngo wifate uzitekereze, ni ibintu bitapfa gukunda. Noneho gutekereza inzira ibihumbi, inzira zirenga ibihumbi, inzira ziri ibihumbi mbega. Nta muntu wabishobora. Icyo tubona nk'ikibi akenshi hari igihe iba ariyo nzira. Cyangwa se ikitubabaza ugasanga mwako kababaro niyo nzira. Rero nyine navuga ko no kubura papa ariyo yari inzira.
ku rwanjye ruhande nk'umuntu nabonaga kugaruka bitari ibintu biri aho hafi kuvuga ngo ndagaruka mu Rwanda hari ukuntu Imana igenza ibintu ifite inzira zayo muri plan yayo on a day like this nagomba kuba nicaye hano rero yego uri umwana wakangaye mu rugo muri abana bangahe ese ufite ababyeyi uvuze ko papa yatabarutse mama yaba agihari mama arahari hanyuma ndi umwana wa 4 tubana turi abana 4 ubwo ni umukuru kuri njyewe ndavuga ngo nkurikira n'abankurikira 2 na mama tubana turi uko ngoko nyine ubwo wa 2 ndi umwana wa 4 ariko mu bo tubana ubu ngubu tubana na mama turabana 4 abandi bari he abandi bari Uganda abakuru nyine hanyuma tukabana ubwo ari uwo nkurikira nanjye n'abankurikira 2 ubwo muri abana batandatu yes ubwo uri umwana wa 4 yego ubwo aba ari ubuzima impamvu nankubajije ngo bari hehe ubwo urumva ko ari bakuru bagiye gushaka ubuzima yego none wabaye Uganda papa yaragihari yego I guess ubwo ngubwo mugaruka mu Rwanda wagiye ufite imyaka ingahe ujya muri Uganda ugaruka ufite imyaka ingahe nagiye mfite imyaka 9 ko hari 2010 yego imyaka 9 hanyuma ngaruka mfite imyaka 17 yego 17 ngo se ejo bundi ubona ukiri mutoya ugashaka kuba ari ejo bundi sibyo uvuye vuba ikintu cy'imyaka yanjye rero cyo ni ikibazo ndabizi ku bakobwa ntacyo bitwaye nta kibazo ariko hari uburyo ubona umuntu buriya nanjye Uganda nabayeyo ari ukuntu ubona ukabona ko afitemo akantu nyine nagasajyana abantu biri hakurya ukuntu nyine bafitemo uruntu rw'uruzungu mukuntu kubera ko bakoronijwe n'abongereza yego ubwo turakomeje muri ubwo buzima ugeze warize urarangiza yego wasoje amashuri ryari n'ejo bundi yego ndi umwe mu bantu batarajya no gutora diplome zabo ku mashuri ubwo wumvishije yego ariko ni byiza umenya bwa mbere ko ufite impano kuko mu cyatumye nifuza kuganira nawe nuko uri umunyempano nkunda kuririmba kandi ni ibintu byiza cyane nkuko wavuze ko biraruhura cyane wamenye ute ko ufite impano ukabikurikira ukaba ushobora kuba waririmba neza bigeze ahangaha iki kibazo rero namye ntegereje ko umunsi umwe bazakimbaza nkabura igisubizo ntabwo mbizi yego ntabwo mbizi nuko nicyo gisubizo wavutse asobeza hoya n'ubundi ntawe uvuka azi kuvuga ari kugenda wumva ibyo wumva ukabisubiramo ukabwirwa ugasubiramo sinzi ukuntu nabisobanura ariko ntabwo mbizi ni ukuri kose mwaba abantu tuvukana iyo uririmbye ntabwo ari igitangaza ko nabo bararirimba rwose nta gitangaza kiba kirimo ahubwo igitangaje ni uko uririmba ikintu abandi bose badashoboye cyangwa batazi niba uririmbye nk'injyana ikaba yarabananiye barakubaha icyumweru cyose kirangira bakubaha kuko wakoze ibyo bo badashoboye ariko kuririmba ntabwo ari igitangaza rero uko umuntu akura nk'uko sayizi y'umubiri yiyongera ibitekerezo bikaguka na vocal folds zirahinduka ukagenda wumva na byinshi ukanaririmba na byinshi niko abantu bo mu rugo tumeze uko umuntu akura nabyo birakura ndavuga kuririmba nabyo bikorana nawe rero sinzi ngo nahereye ryari kuririmba by'ukuri ngo ni ryari ntabwo mbizi icyo nibuka ni igihe nakoze vocal run ya mbere nari mfite imyaka 11 mu myaka 11 umukobwa twari duturanye yitwaga Catherine ariko tukamwita Keti
yaririmbye indirimbo ntabwo nibuka ngo nayo ni iyihe ni ukuri mwihangane ntabwo mbyibuka hashize igihe hanyuma aririmbye indirimbo numva ni twiza tunakoze ariko ngiye nkumva ntabwo ndigenda dukora bisubiramo yari ari kunyumva ko nari muhagaze hafi nyine ukuntu ahita yongera nawe abisubiramo kugira ngo akomeze anyobore nanjye mbisubiramo nkajya nkomeza nkumaze gutya aho ngaho ubundi kubizi ahubwo gusubiramo kenshi kubera iki nicyo kintu cyonyine nibuka ngo cyabaye ryari ibindi byose ntabwo mbizi nakoze vokorani ya mbere imyaka 11 nicyo kintu cyonyine nzi yego mu babyeyi bakubyaye se urumva ko ari impano isa nkaho ari y'umuryango mu babyeyi bawe ufite hari abashobora kuba bararirimbye cyangwa mu muryango uzi ego ninde papa na mama n'abaririmbye yego urumva ko ari ururasoraso ni ururasoraso ni impano none se of course waririmbye muri korali cyane n'ubu uracyaririmbamo yego niko uracyaririmbamo yego iyo korali wanayivuga tukayihereza credit kuri umuririmbyi mwiza Gosheni yego ariko ntabwo ari Musanze my friends ni Karenge Ville ndumva muri Gosheni yes ubwo turabasuhuje abantu bo muri Gosheni Rwamagana yego ubwo niyo korali wanisanzemo naririmba ubwo ngubwo igihe umaze uririmba nabaye makorani menshi yego no muri Uganda wararimbaga okay nibyo ngibyo reka abantu bari kubushaka kubona babona se ko abantu bavuze ngo n'umunyempano ibiganiro dora tubikora kandi tuzakomeza tubikore reka tumuhereze ntuza aririmbe n'abantu babashe kuvuga se ibintu bavuga koko nibyo reka dukireho kugira ngo uturirimbire are you ready yego Your love is kind. Your love is patient. You fill my life with so much peace and joy. Lord, you're amazing. You make my life feel brand new. You fill me with joy and God, you're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. You love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. All your promises are true and happen. You're not a man, you never lie. Blessed be your name, for all your promises are true and happen. You're not a man, you never lie. Oh, too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Yeah, too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Oh, too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. mugarukirije aho ngaho none se Yego. ngiye kubaza ikibazo gikomeye ariko uragisubiza ariko ushobora gusanga kinoroshye kuri wowe iyo abantu bakubwiye ko uzi kuririmba ubyakira ute aha rero sinzi niba ari indwara cyangwa se rwose abantu mu
mukurikiye kino kiganiro muri abaririmbyi muzamfashe mubishyire muri comment. Umuririmbyi wese wamubwiye azi kuririmba nikabyumva cyangwa se umunyempano iyo bamubwiye ngo arabizi nawe koko aba yumva abizi kuko njye mfite ikibazo. Ndakubajije nsubiza wibyegeka ku bandi. Oya ako nkabasigiye nk'umukoro mumbwiye niba namwe ariko mubyumva. In case you're out there and you sing or you're talented in any way, if they give you a credit claiming you're talented, do you find it so? Kurwanya ruhande nta nubwo mba numva ukuntu mubyumva. Ntabwo mbyumva n'ukuri kose. Oya n'ukuri ntabwo ntazi imbere y'abantu. Ninjye wa mbere se ukubwiye ko uririmba neza. Ntabwo uri uwa mbere ubimbwiye ahubwo uri uwa mbere ubimbajije. Meaning niba bambaje merci murakoze cyane thank you nyine bikarangira. Twe turi abanyabibazo rero. Ariko nta wabimbajije. Ubwo nyine ndabikubajije wowe tubwire ku ruhande rwawe ko buri wese afite uko abyumva. Nka kurubaje muri comment bazabivuga uko babyumva. Yego. Ubu ni wowe rero. Reka nkubwire. Yego. Niturangiza n'ubundi absolutely nanjye nzongera ndeyo kino kiganiro. Yego. Ariko amakosa nzumva nakabaye narakosoye mu bintu naririmbye. Arabatabarika. Mbese uko mubyumva ngiye siko mbyumva. Niba numva ari impano njye numva ari ibisanzwe ahubwo bikwiye gukomeza bigakosorwa. Nkumva nakozemo amakosa. Rero njye simbyumva nkuko mubyumva n'ukuri. Okay. Yego. Ariko mbere na mbere ka nkubwire ngo ufite impano kandi inejeje cyane. Buriya nubwo ndi umunyamagambo nkubaza ibibazo ariko kuririmba ndabyumva kandi ndabizi urumva. So ariko ufite impano kandi Imana ikomeze yagure impano muri wowe kandi izakomeze gukoresha iby'ubutwari ntizaba impano yo y'ibindi cyangwa ibindi biri aho ngaho bwizabe impano yo kwamamaza ubwami bwayo then izina ryayo rigashyirwa hejuru. Bakunda kuvuga ko abantu sinzi niba nawe ari kubyumva ntawe mvuze ariko ni muri rusange abantu baririmba neza bavuga ko bakunda kwirata. Ese nawe ni wabyumvishe babivuga ese ni ukuri cyangwa akenshi ndikubanza ngaseka ngiye gusubiza nuko ari ibintu uko nibutse. Bakunze kuvuga ko birata. Ni kubyo kose koko ni ukuri ujya ubyumva nawe ni ukuri. Ahubwo reka mbibabwire mu ubu buryo kuvuga ko ari ukuri kwirata kwabo ni ugushirika ubwoba. Ni ukuvuga reba nka crowd irimo abantu benshi. Kuba umuntu yaza proudly agahita akora ikintu we yumva ashaka gukora nta wundi muntu yitayeho. Akenshi iyo batayifashe nk'aho afite too much of confidence bavuga ko ari ukwirata. Niba atari icyizere kirenze yifitiye akenshi avuga ko ari ukwirata. Rero hari n'ubwo usanga umuntu afite impano cyangwa se aririmba cyangwa indi mpano iyo ari yo yose. Niba navuga ngo it's a burden uko abantu baba bamwakira nuko bamubona akenshi we ntabwo ariko aba yibona. Feedback yakira wowe hari ubwo ushobora kubireba ukabona ni byiza ukavuga wow that's amazing. Niba umuntu ashobora no kuba yatinyuka agakora ibintu bigeze kuri ruriya rwego it's amazing. Wowe ukabyumva ko ari blessing. Undi muntu akavuga ati that's disgusting kuki yakwitwara kuri iyi. Rero we feedback yakira azikura ku mpande zose either positive or negative arabyakira. Because kuba talented bihita bimugira meant for that nyine for that kind of feedback buri gihe. Rero kwirata bamwe barirata ariko kwirata no kwirya biratandukanye. Gusa icyiza muri byose twakibaza ati se umuntu aba yirata niki. Hari abarimbyi nigeze kujya gusura ndababwira ni kuba muririmba nanjye ndirimba
ntabwo turirimba kimwe kuko twese turaririmba. Bruce Melody araririmba, Butera Knowless araririmba, Whitney Houston yararirimbaga, Beyonce araririmba, namwe muraririmba. Hari n'umukristo uza buri gihe akicara ku ntebe y'inyuma, yewe n'igihimba iriya chorus ngo uzikurinda mana akaba atayiririmba muri note bamuhaye, cyangwa se akava muri game, cyangwa ikindi kintu cyose ariko kumva it's a mess, ukumva rwose ibyiza no kwambwira ati nta kibazo cicika badufasha. Ariko abantu bose tukaba ubuzima tubamo ari ubuzima twese tuzarangiza bugeze ku rupfu. Meaning kuririmba ntabwo ari cyo cy'ingenzi. Nicyo navuze, ntabwo wirata niki niba unirata. Wirata niki? Kuririmba ntabwo ari cyo cy'ingenzi n'ukuri. Abaramye umwami Yesu bamuronye mu buryo butandukanye. Kandi twese yaduhaye imiterere itandukanye. Yampaye kuririmba. Indati ninanaririmba ukabibona koko ndirimbye, hari aho ugera ukabatacha tukavuga ati for sure God is great. Bishingiye ko ngiye naririmbye. That's my way of exalting him. Ariko iya wenda ukaba wagenda ukajya ari ugapfukama timana ndongeye ndakuzamuye, bakuvuga batakuvuga, bakwemera batakwemera, you're still God. Icyo nicyo ndi kuvuga, niba nirata wirata niki. Ahubwo kubera ko abantu baririmba we aba exposed, reka mbivuge gutyo, aba exposed ku bantu benshi, ku bintu byinshi, akaba aribwo biza gutyo. Guhandling your pressure akenshi abantu bamutera cyangwa community zana. There is a way they behave. Abenshi rero kuko bivuze neza ati abantu baririmba. Guhandling such kind of cases na pressure, there is a way they react. Uretse mu ruko abyumva cyangwa kagisha. Uko abyumva. Yeah, ku rwanya ruhande sometimes fata kanya ngasakuza bavuga no okay, it's over and God is still with me. Numva nyine ngahita numva ndabohoza. Nyine in case of such feedback kaza inka negative ngiye ndifata ngasakuza. Hari undi muntu utugenda bakaryama. Hari undi uhitagira inzara akarya nyine biterwa n'uburyo yakiramo. Sasa na reaction nayo biterwa n'umuntu. Yego. Video yawe nabonye kandi na benshi bagiye bone trendinga, witabiye nk'abandi ariko watoranyijwe nk'umuntu nyine ugomba, ubwo niko byari byagenwe cyangwa niko Imana yari yabigennye kugira ngo trending. So wamaze kugakora ko ntiwari uzi ko ukuntu ka trendings, ntiwari uzi ko kazageraho kageze ubu ngubu. Ukimara kubona kari gutrendinga wiyumvishije ute? Okay, ngiye kugira ngo namenye ko baka-uploadinze. Harashize amasaha 2. Kamaze kubona likes zirenga 1000, nabwo mbibwirwa n'undi twari turi kumwe we yasoje arataha. Oya naranajyaho. Nari naranajya no kuri Instagram ngo ndebe biri kuba nibiki. Hanyuma arambwira ati ibintu wakoze mu gitondo, everyone is voting for a yes. Feedback iri ku mbuga iri positive, go and do it perfect. Yabimbwiye mbura umuntu umwe niba atari babiri. Bari babiri. Ngo abari ngiye gukurikira. But suddenly umuntu agira ubwoba nyine kureba. Ekara mwagakoze mbere yo kwinjira muri nuza muri performance in the morning. Kandi ngiye nshobora kuba naragiye imbere y'abajaji niba zari saa 9 niba zari saa 8, ariko byari byabaye mu gitondo bataranaduha amafishi ngo tuyafiringe n'ibitanga imyirondoro yacu, tutaraba registered babikoze mu gitondo. Yego. Barazaramba se witwa nde, ndababwira nyumva it's done. Nta bindi. Yego. Niyo mpamvu ntanabyitayeho ngo ngenge kubikurikirana, ahubwo mbibwirwa n'undi you supported, nyine genda ubikore neza. Kubyakira kugeza n'isaha ubwo ntabwo mbyumva. Kuko sinzi ukuntu abantu baba bari kubyumva. Ndabona na comment abantu babashyizeho bavuga se pasi nanjye Imana yazampaye amahirwe rimwe nkiyumva nk'uko abantu banyumva. Ariko ko niba ibyo bavuga ari byo, ariko ntihaburamo umuntu wumva mwikosa nyine. Ko abahanga baba bahari ari benshi. Niyo narimbwiye ahubwo niwe nitaho.
nita ko umuntu wambwiye ikintu ngomba gukosora more than wa undi uvuga it's good because simba numva how you guys find it good ntago mbyumva kugeza n'isambega sindabyakira simbyumva neza. Yego ibibazo nzakomeza mbibaze reka twiririmbire twiririmbire rwose. Ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya ntibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana idahemuka tuyizera kuko yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo bikugoye nubwo isezerano ryasa nkaho ritinda ntabwo rizahera tuyizera nubwo isezerano ryayo risa nkaho ritinze nshuti yanjye tuyizera ninjye wawundi wahoraga imbere yawe nuzuye amarira narutse ngushima ninjye wawundi Mana wahoraga imbere yawe nuzuye amarira narutse ngushima wowe wankuye w'isoni wumvise gusenga kwanjye mu gihe gikwiriye wampaye icyo nasabye Yesu arakora n'ukuri arakora nubwo utarasubizwa nuza kuko umutima Yesu arakora atuye inyuma y'ibihe aruta itangiriro nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho Yesu arakora. Tuganye ku musozo w'ikiganiro cyacu. Imana ikomeze kubana namwe kandi niba unejejwe n'iyi mpano jya muri comment ukomeze umushyigikire aho azajya hose kandi icyo uzadukeneraho uzatubwire turahari Murakoze rwose cyane. tuzagufasha mu buryo bwose bushoboka kandi Imana ikomeze kubana nawe. Inama nakugiriye uyizirikane cyane. Yego. Yego reka dusenge. Mana yacu turagushimye turaguhimbaje tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi byawe izina ryawe ry'icyubahiro tugushimiye ko wabanye natwe kandi ibyo utunyujijemo kugira ngo duhereze abantu bawe reka biherekezwe nawe ntaba ari twebwe ahubwo bibe mu mbaraga zawe n'ubushake bwawe ntabwo ari ibibi ni ibyiza twizeye ko hari uwo bizahembura akabasha kuba yagukurikira turabyizeye reka uhe umugisha abadukurikiranye kandi uduhe natwe umugisha amajya n'amaza aho tujya hose kugira ngo ukomeze ublessinge imirimo y'amaboko yacu kandi ikirenze kuri ibyo ngibyo uzaduhe ubugingo kuko ari cyo kiruta byose tubigusabye tukwizeye ku bw'izina rya YESU Christo amen. Inkuru nziza TV